Yakwivuza ibyo bintu wabibonye? Nabibonye pe. Okay, ni abihari ubwo no mugisha. Uko ladies first, you know. Abagore wafatishije ku giti cye se wenda wa wundi ubayoboye. Sugo bibaho. Ntago bibaho. Confy ndamwemera cyane. Ari abantu Confy ni umuntu wa danger. wazamukorera indirimbo ko nzi ko nayo kuri production. Nzayimukorera nanjye tuyikorane. Ukuri iyi ndirimbo ya Confy. Iranahari. Ukuri iyi ndirimbo ya Confy. Bro, nje arimo panga ibintu byinshi cyane. Yeah, ariko Iyi ndirimbo ya NILLAN. Ikundira guhora ngoba. Ahita soba. Ivangira whisky na cola, Coca-Cola, vida loca. Nshasha n'abamu nshasha people must watch. Yeah, sure. All right, ndi kumwe hano na best new artist, just best best summer artist of the year, Confy, Mr. Panda, Mr. Joanna, panga kugira ndirimbo ko nyikunda kurusha n'izindi nyinshi kuki nyivuga gutyo. All right, ni Jana official, nizere ko mumeze neza cyane. Uyu muvandimwe muramuzi cyane, Confy. By the way, congratulations. Thank you well. Thank you kabisa. Ubushize waje gufata igihembo rero ko uri kumwe na Mary wahise utaha. Yasanyura naga bashaka ninde mu nzira. Buriya niko yemeze. Ubushize ntago ndi bubavuga ariko ntago nubwo wenda byari umwuka wundi mubi, hari umuntu wamwiye ariko mbwira ati baba wazanye na Mary bakakwima igikombe. Oya Mary no mugisha. For sure ntago nani mbizi. Abantu bayibonye mbivuga nafite imana byarandenze to. I was so excited because abahanzi bari barakoze cyane. Bari bafite ibintu bikorwa byinshi bakoze ku buryo kugira ngo ubaceho. Wabonaga ari ibintu byari bigoye ako bitavuga yuko wenda natwe tutakoze. Nicyo navuga. Confy wakoze amahit menshi cyane, harimo Joanna, harimo Pole yabaye breakthrough cyane, n'izindi ariko ukora under you wikoresheje. Ntekereza ko nimwe muri factor abantu bashingiraga bavuga bati uko byamera kose n'ubundi uyu muntu yaravunitse. Nawe ubyemeza ko ariyo mpamvu yakabaye iguhesha award cyangwa ni ikindi kintu wenda ubona cyatumye award iza mbere? Mbona ari gukora cyane, consistency no kugira umuhate mu muziki no kwiharira umuziki. Nkasa nkaho nyine nkawiha wese nkawukora. Plutôt ikindi navuga ko ari no umugisha ko kugira ngo ukore indirimbo imwe ebyiri eshanu zikundwe afite umugisha. Icyo shimire Imana kugeza amagingo aya. Havuzwe byinshi cyane ku bijyanye n'uburyo bw'imikorere, ariko nabonye uvuga uti sinifuza kubigarukaho kugeza ubu aka kanya, ariko kubw'amahirwe nzi ko hari abantu bagufasha, ufite team, wenda sindi bubyite management nini cyane ariko ufite team. Team bihari buri wese afite icyo ashinzwe, ariko nta management bavuga ngo irahari. Ni team idea, ushinzwe iki tugahurizwa hamwe tugakora ibintu. So bivuze ngo any management can approach us and twakorana nayo nta kibazo. Iyo uvuze ngo team irahari, Zaba abarimo? Oya nagakiri muto because I work nakoranye nabo mbere. Nabakoranye nabo mbere. So ndanabashimira bapusha inzira ndirimbo Pole kugira abantu bose bayimenya yasho. Impamvu ndi kubibaza nuko nkunda kumubona style ari kumwe na Cadette, ariko nanone nkubona Cadette agaruka mu bintu byawe, kavuga se baba wenda hari ukundi kuntu imikoranire cyangwa nuko Cadette ari umushuti wawe ku giti cyawe akaba ari umushuti wa Zaba ku giti cye. Ni inshuti ya twembi, ngo ni inshuti ya twese, nicyo navuga. Ntabwo navuga ngo ni inshuti ya kanaka, si inshuti ya kanaka, mbese bivuze ngo twese turi inshuti kimwe kuko we was friend, twarafashanyije ya. Nicyo navuga, nta mpamvu rero batuma abantu nyine babimatazingaho yaje. Aha, Confy waje gushyigikira mugenzi wawe. It's a young generation, it's a movement, it's a game changing. Comment. Kino navuga, this is game changing. Ukuntu nabonye ukuntu byari bimeze ntago ariko nabyo expecting ariko byarenze ibyo byanjye. Kuko aba bahanzi ubona Ash Kevin ino round sound yose ni generation twatangiye rimwe umuziki. Ndabyibuka ama stage ya mbere bagiyeho nanjye nayo nyiriho. So rero kubona ku munsi wa none bari guperforminga kuri stage nini nk'ingiyi iri abantu benshi bageze kuri no level bazwi, ni ibintu byo kwishimirwa cyane. So it's a blessing. NILLAN meze so nicyo navuga bro. Confy ndamwemera cyane. Confy ni umuntu wa danger. Wazamukorera indirimbo ko nzi ko nayo kuri production. Nzayimukorera nanjye tuyikorane. Ukuri iyi ndirimbo ya Confy iranahari. Ukuri indirimbo ya Confy. Bro, nje arimo panga
ibintu byinshi cyane. Yeah, ariko n'indirimbo irarenze. ikundira guhora ngoba ahita soba Ivangira whisky na cola, Coca-Cola, vida loca. album yewe nshasha ni album yewe nshasha people must watch it. Yeah, sure. tunasoreza Ni experience umuhanzi asa nkaho ahura nayo, ni na challenge umuhanzi ahura nayo ako bitamuca intege zo gukomeza umuziki. So ni ibintu navuga nkaho nabigiyemo ntabizi mbimenya mbirimo, shimira n'Imana ko byankunze bigashoboka tu. It's not easy for everyone, so ni ibintu bikwiye gushimirwa n'Imana. Umunsi umwe nyine tuzicara dushima Imana ewana. Confy nubwo ukunzwe ariko itsinda gore buri hejuru cyane. Yakwivuza ibyo bintu wabibonye? Nabibonye pe. Okay, ni abihari ubwo no mugisha. Uko ladies first, you know. Abagore Wafatishije ku giti cye se wenda wandi ubayoboye. sugo bibaho. Ntago bibaho. Indirimbo y'igihugu ni igikwe. Yo, akwana ni igikwe kabisa. Ni jealousy. Thank you from day one. Bro, asante. Ndabona management ishaka kukugeza mu rugo. Team ndabona ishaka. Yeah, bro. Asa Guys, together, family. Amakosis nakoze yanoshe kugabanya amakosi. Amakosis nakoze atoto makaraga kopyaronte. Kwikushe nakoze telefone sora nikonya pos. Watching good the family kids and friends of 4 p.m. na hotel. I catch fans not feelings when we catch up. Ni wakati chikari nasi, I catch fans not feelings when we catch up. Lucky, guys, together, family. Amakosis nakoze yanoshe kugabanya amakosi. Amakosis nakoze atoto makaraga kopyaronte. Kwikushe nakoze telefone sora nikonya pos. Watching good the family kids and friends of 4 p.m. na hotel. I catch fans not feelings when we catch up. Ni wakati chikari nasi, I catch fans not feelings when we catch up. Lucky, Yes, sir!